Alright bakunzi ba Tete Sport Update, bakunzi b'amakuru abacaracara, bakunzi ba trend. Uyu munsi ndagira ngo mbazanire inkuru ibabaje y'umusore witwa buri kantu mwakunze cyane. Uyu musore nyuma yaho akoreye saga yatawe muri yombi cyangwa ari mu maboko ataraye. Uyu musore witwa buri kantu yagize atya nk'uko akunda kubigarukaho ngo umusubagege, umumpuri, ikindi nikira, ikindi ngira ngo ni uncenche sha. Murabizi ko mu biganiro byatangira avuga ati yagize atya rero umusubagege, umumpuri cyangwa uncenche nk'uko yabivugaga biba bimukozeho. Uti byamukozeho gute rero? Kuyavuga si ko kuyamara, kandi ndagira ngo mbabwire yuko ibi bintu dukwiye kubikuramo isomo. Ni ukuri ikubitwa mukaso ukayirenza urugo. Ndi umuhanga. Yes. Uyu musore witwa buri kantu yakoze saga, yakoze ibara nyuma yo gukoza ururimi mu gitsina, induru zikavuga. Nashakaga kumubaza nimba yarumvise harimo isukari cyangwa ari umunyu, gikukuri cyangwa ari umubirizi, igikakarubamba cyangwa wenda kimbazi. None byarangiye nyine ntamenye ayo makuru ngo bimeze gute. Uyu musore nyuma yuko abo bakobwa abafashe arabakingirana kubera ko yabafashaga mu bijyanye no guteza imbere impano zabo, kugira ngo nabo barebe ko bakwikorera ubuceri kuri YouTube. Byarangiye agize atya arababwira ati muze mbere kuko akazi gakorwa. Ashaka kubajyana mu cyumba cye ngo abatikure nk'uko bikunze kugarukwaho. Birangira rero abakobwa bamubereye ibamba, bashobora kuba disi ari n'amasugi, aribo twari dufite sha mu Rwanda b'amasugi. Babyanze. Abakobwa ni intwari, ni ukuri kw'Imana. Byarangiye rero bamuhamagarije ribu nuko iraza iramufata, aribyo muri kureba cyangwa muri buze kubonaho hano. Ubwo rero iki gihano kigomba kiramutse kimuhamye, kuko ubu arakekwaho, yakatirwa hagati y'imyaka 7 n'5. Mbere ya byose rero reka ngire gutya rwose mbazanire uyu muhungu buri kantu hatangira avuga ngo ku batamuzi namwe musobanukirwe. mu ndobo y'amazi kandi ndi bukenere guhumeka. Nkurayo bakankamura ndetse n'imbavu bakazihuza. Byose nabyanganira nkavuga ati n'ubundi urukundo nta kintu cyatuma narupfira. Ariko nanjye mba ndi gutekereza amaze gushyira ipasi akongera ubushake akabushyira nko kuri 40. Ubundi yaza atangiye kuyinera akahita yinera nko ku mabya. Ntabwo tubibutse yuko imfizi itimirwa, kandi tubamenyesha yuko isi yose irimo abagabo bakeya, ngo ku buryo abagabo bari ku isi bagabanyije abagore bayiriho, ngo buri mugabo wese ngo yagenda atwara nk'abagore nka 5. Guys, namwe munyumvire kabisa uyu mustari, munyumvire abastari bacu, munyumvire abastari. Umugabo akwiriye abagore 5, bishatse kuvuga ngo niyo mpamvu nawe 2 yari yatuzingazinza. Ariko uyu musore ashobora atari ubwa mbere. Reka nkomeze mwiyumvire. Aho uri kuvuga ngo njyewe ngo nindagize ngo gushaka urumwe, ubwo sabo bane basigaye bazaba bandi. Ariko namwe abagome kuki wumva umugabo wawe yakwimundi mwana? Ngaho nyumvira.
kuki uba wumva umugabo wawe yakuyemo undi mwana? turamenyesha ko abakobwa bemerewe kwigwengeza, kwitubarika, kwipfusha ndetse no kwitetesha. Abakobwa bemerewe kugira gute? Bavuga ngo ni akasamutwe, mushake icyo mubyita namwe. leta naho ibi bitakaragasi by'amabinga byigwengeje wagira ngo byaremwe na peteri, iyo byitetesheje uba wagira ngo iri rugo. uwitwa cyane kinara mu karere ka Ngororero ngo kwifata byamunaniye, ubwo yumvaga ikiganiro kuri za TV One na Radio One kivuga yuko ngo umugabo yagerageje kwakwa irasiyo n'umugore we, ngo yarangiza agahita afata uwo mugore we ngo akamukubita akamumena insina z'amatwi. ngo yamumennye insina z'amatwi abonye bidahagije ahita amwica. ngo uwitwa icyana kinara kimara kumva iyo nsanganyamatsiko ngo yahise yumva bimushishikaza, ajya ku mwejenti wari umwegereye agura pake. ngahita ahamagara uwitwa Mutabaruka mu mujinya mwinshi, arangije aramubwira ati nanjye umugore agerageje kurya utwanjye n'ihigi. binahita amwica da. Mutabaruka aramubaza ati cyana kinara aravuga ati ye ati umugore wawe agerageje kukwaka irasiyo kuko wamwica. cyana kinara ati namunyarutsa da. ati ubwo usanga dayimoni uri muzima. ni ukubariza urubyiruko kuko nanjye ndi urubyiruko. hari ukuntu nanjye ushaka kumbaho, hari ukuntu ukundana n'umukobwa ariko kwesikoro ukatagukunda, so ukajya umuha utuntu, ejo agafone, ejo akamodoka. iyo atwanze hari ukuntu wamureza akagusubiza. Kutamureze se, ahubwo wowe ugashaka kumufata ku ngufu ukanamukingirana kugera ubwo ajya guhamagara polisi. Iyo umurega none ukamurega uti ngewe namutakajeho itike yanjye, namutakajeho ibyanjye, none yanyimye, ariko wese umukingirana ushaka gufata ku ngufu. uze urumva utatubeshya? Reka nawe. Dr. Murangira ambwiye ko ejo ku cyumweru nk'uko wari ubivuze yari z'ukwezi kwa karindwi nibwo polisi yamutaye muri yombi. uti byagenze nabizi buri wese aribaza ngo habaye n'iki. yambwiye yuko ku munsi w'ejo ku cyumweru buri kantu yatumijeho abakobwa babiri bijyanye n'ibiganiro bari bagiranye byo kugira ngo ajye abafasha gutambutsa ibiganiro kuri imiyoboro ya YouTube. urabizi ni umuntu kuko wari uvuze yabaye umuhanzi kuri YouTube, abantu benshi baramuzi akorana na mugenzi w'ibiganiro. birashoboka ko yakugira inama bijyanye no kubyaza umusaruro izi mbuga nkoranyambaga no gushaka amafaranga. ibyo biganiro niho byari byibanze, ariko Dr. Murangira ambwiye ko uwo mukobwa asa n'uwagize amakenga akajyana na mugenzi we. urabizi ariko ushobora kugira umukobwa gusura, ariko umukobwa asanga agize amakenga akavuga uti wenda washaka mugenzi wanjye tukajyana. icyabayeho rero uwo mukobwa yagiye ari kumwe na mugenzi we. ubwo ariko Abdara we yari yatumiye umukobwa umwe. yego bakeka ko yari yatumiye umukobwa umwe, ariko mu kugenda bagiye ari abakobwa babiri. hanyuma Dr. Murangira ambwiye yuko mu kugenda kwabo niwe wishyuye transport. yego bivuze ngo moto yabahaye amafaranga y'itike yo kuva mu rugo, kuva iwabo bakagera kwa buri kantu yabahaye amafaranga. icyo ngicyo yishyuye transport. bahageze arabakira nk'uwakira abashyitsi bose, fanta n'ibindi. hanyuma mu masaha yicumye yegera imbere, hanyuma buri kantu afata wa mukobwa bari bavuganye, amuga ati ugiye mu cyumba ndaje tube tuvugana. noneho habaho kugira amakenga. uwo mukobwa aramuga ati se ndajya mu cyumba gukora iki? buri kantu rero abonye batari kubyumva neza, atari kumvikana nabo, no gufata icyemezo cyo kugira ngo abafungirane. arabafungira nawe ugati hano ibyo mwakonsomye hano byose na tike nabatanzeho muransubiza amafaranga yanjye. yego. Aha rero bano bana b'abakobwa nta kindi bari gukora, kubera ko ntabwo umwe yari kuza guhereza uyu mutipe kuri uyu mumpuri cyangwa kuri iyi wuncenshi nk'uko akunda kubigarukaho, ari kumwe na mugenzi we. kandi urumva koko ntabwo yari yabipanze, kuko iyo aza kuba yarabipanze yari kwemera akaza ari wenyine. byanze bikunze iki gitipe kigaragara nk'ikimaza pe. n'ubwanwa sha rwose. ubwo rero niyo mpamvu abakobwa bigira inama yo kugira gute, yo guhita bahamagara
polisi. None buri kantu ngaho tubwire, nyuma y'uko ubonye ko guhura na Youth Queen bigoye, Youth Queen wahoze uririmba igihe cyose, nk'icyifuzo wahoze wifuza mu buzima bwawe ni ukuba wafungwa imyaka hagati y'5 cyangwa 7 n'amahazabu atarajyaho ntaramenya umubare wayo, uzize gushaka gucakira ku ngufu sha. Ebe byanwa byawe ukuntu nabikundaga gusa. Nyumvira ariko buri kantu ongera wumve ukuntu hanga buri kantu ari kumbwira. Buri kangaho komeza twumve. Ngaho komeza twumve. nataye icyizere ku buryo nasabye Imana mu masengesho y'iminsi 30 Imana nsatse nibera agasutiye ke. Ubwo niyo mpamvu uwashatse kuba gasutiyeke urangije ujya kuzana ibyo gutikura ku ngufu. Icyo cyo rwose ntukavuge ngo wasabye Imana. Wasabye Imana si ubwo gute? Oya nawe ngaho tubwire. Uniganirirwa nifatiye ku mabere ye gutya. None ubwo ngubwo kugiye kujya wirwa wifashe ku gikuta cy'igihome biraba bikomariye iki? Nyamara reka nkubwira buri kantu umuhana avayo ntumuhana ajyayo. Nari bwitware neza ku buryo ari bujya avuga ati mudusutiye mfite akangaka niko nkunda. Iyo witwara neza se nabwo wabona byanze ukamureka akigendera, ntuvuge ngo umukingirane, ntuvuge ngo ugaruze ibyo watanze, kuri we n'imbwa arekera sha. Wajya ureka kwihagararaho. Iyo mwambaye ntabwo njya mbira icyungo cyangwa numve mbangamiye kandi None icyunzwe ugiye kubira. Icyunzwe ugiye kubira. Icyunzwe wari wabira icyunzwe se? Ibyo uri guhondagura ni ibiki? Ibyo uhondagura ni ibiki? kandi ngigenda wihuhiramo ngo gusa wihuhiramo mu rukundo haba iki? rukundo ntihajya habura ibicanege ndetse n'ibigeragezo. Kubera icyo utabimenya ngo umenye ko mu rukundo hatabura ibicantege n'ibigeragezo. Niba utanze amafaranga urumva ukaba ubizi ko mu rukundo hatabura ibicantege n'ibigeragezo, warangiza ukabona bebe yaguteza agatego ko kuzana mugenzi we, we warangiza uti ntuhomba yanjye, wasanga wari wakoresheje n'ibinini. Ni akazi kawe. Mujya mwiha no kunywa ibinini ngo kugira ngo mukunde mwemeze abo bana b'abakobwa, bizabakoraho sha. Umunsi wanjye wo gutunarikwa wazaje bari ku munsi w'amasuku. Umunsi wo gutunarikwa si umunsi w'amasuku. Ubu umunsi wo gutunarikwa ni uyu nguyu wo kujya muri gereza ukabazwa ibyo wakoze. Njye kugusengera Imana igufashe urekurwe utahe, ariko ibi bintu bimbera isomo, bikubera isomo, bibera isomo bagenzi banjye mu nteze amatwi. Aho bazajya bafata bakanshyira mu ndobo y'amazi kandi ndi bukenere guhumeka. Ubu bazajya bagufata bakagushyira imbere ya mukecuru uruboyo. Indobo y'amazi se hari ibaho? Weshe nyagura. Nkurayo bakankamura ndetse n'imbavu bakazihuza. Icyo gihe ni ukukumanikisha amaguru, ntabyo kugukamura. Kuza warakamuwe n'iminsi se mani wambabariye kuko. Gusa nabyanganira nkavuga ati n'ubundi urukundo nta kintu cyatuma narupfira. None ubabaye ko ari ubanda urugi uragira ngo tugufashe iki? Kuranya mba ndi gutekereza maze gushyira ipanta kongera ubushyuhe akabushyira nko kuri 40. Ubundi yaza atangiye kuyintera akahita yintera nko ku mabya. Toka ngaho nyumvira. Ngakayiguteraye. Ushobora kuba ufite manini. Ngo tubibutse yuko imfizi itimirwa. Ariko irafungwa. Ibyo mu Rwanda ntibikora. Byo kuvuga ngo ntiyimirwa se igafata no ku ngufu. Uri imfizi koko. Kandi tubamenyeshe yuko isi yose irimo abagabo bakeya. Ngo ku buryo abagabo bari ku isi bagabanyije abagore bayiriho. Ngo buri mugabo wese ngo yagenda atwara nk'abagore nka 5. None bahuri Ngambwira niba umugabo yatwara abagore 5, wowe none uzize iki? None ubwo abo wagatwaye bagiye kuba bande? Nsobanurira. kuvuga ngo njyewe ngo nindagiza ngo gushaka urumwe. Ubwo sabo bane basigaye bazaba bande. Ariko namwe muri abagome. Kuki wumva umugabo wawe yakwima undi mwana? Aba bande.
guys, ngayo nguko rero, nguko uko urubyiruko tubayeho, nguko uko urubyiruko rubayeho. Abasenga musenge, abasaba musabe, abajya ku mavi mujye ku mavi, aberekwa mwerekwe, ariko mwerekwe ibiri byo. Urumva yuko ntabwo byoroshye, ntabwo tworohewe, mu mitwe yacu harimo ibintu byinshi, imibiri yacu irashyushye, ibintu birakomeye cyane. Nabo nyumvira abasitari dufatiraho urugero. Turava he turajya hehe? Nyagasani, reka njye ku mavi nsenga. Munyihanganire, ndababaye ku bw'aya magambo maze kumva no ku bw'iyi nkuru mbi. Ndagusaba gukurikira ibiganiro bijya gukurikiraho, ndagusaba gukora komenti, gusharinga iyi video ikagera kure, gutanga like, kudushyigikira. Ibuke ko YouTube channel wadusangaho ni Tete Sport Updates. Ciao ciao, Imana iguhe umugisha wowe ukomeza kudukurikira umunsi ku munsi.